Muraho neza abakunzi bacu baradukurikiye umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi mu kintu cyose nshyizeho ujye uhita ukibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ushaka kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndizera ko amaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, ntabwo ari uruziga. Ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo tuba dufite ibisubizo bine, ukajya ugenda uhitamo kimwe cy'ukuri. A, guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara. B, umuhanda udakomeza. C, ntibyemewe guhindura icyerekezo ibumoso. D, guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyome. Hano urabona icyo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cyukuri nta kindi ni B, umuhanda udakomeza. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Murabizi tuyamo kwatana ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Kikaba kigaragaza ko umuhanda gitewe mu ntangira udakomeza. Impamvu bagishyiraho no kugira ngo utazaba uri kugenda mu muhanda ukabona umuhanda ushamikiye ku urimo ukagira ngo ubonye inzira y'ubusamo, wagera imbere ukabura umuhanda. Bagishyiraho rero bakubwira ko umuhanda gitewe mu ntangira udakomeza. Ndakeka ko waramusitamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga uri kugendera mu muhanda w'ibyerekezo bibiri, none uruhande rw'umuhanda agomba gukoresha. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga uri gutwarira mu muhanda ubisikanirwamo, ariwe wita ngo ni umuhanda ugenderwamo mu byerekezo bibiri. Ese ni uruhande uba ugomba gukoresha nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A, uruhande rw'ibumoso bw'umuhanda uretse igihe atwaye imashini zihinga cyangwa zikoreshwa indi mirimo. B, mu gice cy'umuhanda yumva ashaka. C, mu gice cy'iburyo bw'umuhanda uretse igihe ashaka kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso. D, ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. Hano urabona iso kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, mu gice cy'iburyo bw'umuhanda uretse igihe ashaka kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso. Murabizi mu Rwanda ukinjira mu muhanda uhita utangira gukoresha uruhande rw'iburyo, ariko uba wakoresha n'igisate cy'ibumoso mu gihe bibaye ngombwa. Biba ngombwa ryari? Mu gihe ushaka kunyuranaho cyangwa ushaka guhindura icyerekezo cyangwa se ushaka gukatira ibumoso. Niyo mpamvu hano duhisemo C, mu gice cy'iburyo bw'umuhanda uretse igihe ushaka kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso. Ndakeka ko waramusitamo C, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi bigomba iteka kumurikwa cyangwa kugarura urumuri ku buryo bigaragara nibura mu ntera ikurikira igihe ijuru rikeye. Mu ntera yihe? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A, metero 200. B, metero 250. C, metero 300. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, iso cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Icyakagombye kuba iso cyanya cyo ni ikihe? Ni ukubera ko izino nkomane z'inzira nyabagendwa n'inzira za gari ya moshi ntabwo zigaragazwa n'ibyapa igihe ijuru rikeye. Bakivuga ngo igihe ijuru rikeye biraba bari kuvuga ari nijoro. Ubwo rero ntabwo bigaragazwa n'ibyapa, ahubwo bigaragazwa n'amatara. Ikintu ugomba kumenya kwa zino nzira za gari ya moshi, zino nzira za gari ya moshi zitwara ubuso bunini ku buryo birashoboka ko hari imihanda myinshi igenda yambukiranya zino nzira za gari ya moshi. Rero kugira ngo bazerekane bakoresha amatara yakura umuriro utukura agenda myatsa. Iyo ugeze munsi y'uruzitiro ugasanga ari kwakazima, yakazima urumuri rutukura, uhita umenya ko ugomba guhagarara ukareka ikabanza igatambuka, kubera ko gari ya moshi ikintu isanze mu nzira irakigonga. Rero ntabwo bakoresha ibyapa berekana inkomane z'inzira nyabagendwa n'inzira za gari ya moshi, ahubwo bakoresha amatara. Niyo mpamvu hano duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko bari bavuze ngo ibyapa byerekana inkomane kandi bakoresha amatara. Ndakeka ko waramusitamo D, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya kane, kirabaza ngo imbibi ziri ku mpera z'ubwihukirwa bw'abanyamaguru kandi ziri mu muhanda kimwe n'imbibi n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma bagenda mu muhanda nta muvundo zisigwa irangi ry'ibara rikurikira. Zisigwa irangi ry'ibara risa rite? Hano hari ibisubizo bine badahitamo kimwe cy'ukuri. A, irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. B, irangi ry'umweru ngarurarumuri. C, irangi risa n'icunga rishije ngarurarumuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A, irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. Birumvikana irangi urwaryo ni ryakwaka, ahubwo ukuntu riba rikoze, impamvu babyita ngo ni irangi ngo ngarurarumuri, riba rikoze ku buryo urumuri rw'ikinyabiziga cyawe nirukubita kuri iryo rangi rahita risa nkaho ryatse, bigahita umenya icyo gushyira mu bikorwa bitewe n'icyo iryo rangi barishyiriyeho. Rero bigaragazwa n'irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. Ndakeka ko waramusitamo A, ndizera ko waramusikane ku papuro. Turahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo umwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka iguma aho iri uko yaba yikoreye kose ku muzamuko cyangwa ku gaciro bya 16%. Imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Ubuhe bwoko bwa feri? Hano ibisubizo bine badahitamo kimwe cy'ukuri. A, feri yo guhagarara umwanya munini. B, feri y'urugendo. C, feri yo gutabara. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni A, feri yo guhagarara umwanya munini. Bari babitubwiye mu kibazo, baratubwira ngo bumwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka iguma aho iri. Urumva kuba iraguma aho iri ntabwo iraba iri kugenda. Baratubwira ngo imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo, umuyobozi atari mu kinyabiziga. Ese iyo umuyobozi w'ikinyabiziga atakirimo kiba kiri kugenda? Oya, kiba gihagaze. Haba harimo iye feri yo guhagarara umwanya munini. Ndakeka ko waramusitamo A, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, umuhanda wubatswe nabi. B, agacuri kateza ibyago. C, umuhanda utaringaniye. D, akazamuko gahanamye. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni B, agacuri kateza ibyago. Ubu ugiye kugera ahantu hacuramye cyane. Ikindi ntabwo haburamo rino 10% buri gihe. Bashobora gushyiramo 15%, bashobora gushyiramo 20% bitewe n'ukuntu ako gacuri karaba gacuramye. Wamenya ko harimo 15 ukamenya ko ako gacuri gacuramye cyane kurusha 10. Gutyo bitewe n'ukuntu ako gacuri gacuramye. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, nk'uko mora mbivuga
tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Saba kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe video nagukoreye amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugendera mu muhanda kw'ibinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Kubera iki? Ubundi bino bimenyetso bimurika kenshi bigomba gushyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko hano muri Kigali hari ubona barabimanitse hejuru cyangwa se biri ibumoso. Kubera iki? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe, ahakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo. Ijambo abagenzi bakoresheje ntugire ngo bari kuvuga abanyamaguru, n'ubundi bari kuvuga ku bayobozi b'ibinyabiziga. B, hakurikijwe icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana. C, kugira ngo birusheho kugaragara neza. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona izo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo kuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Izo kuri nta kindi ni C, kugira ngo birusheho kugaragara neza. Bino bimenyetso bimurika bishyirwa iburyo, ariko bishobora gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda, ariko ikiba kigambiriwe ni ukugira ngo birusheho kugaragara neza. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Ukeneye kode tubwira ko ari ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga mudasobwa cyangwa se amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo iyo harimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka. Imyaka ingana iki? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. A, imyaka 10. B, imyaka 12. C, imyaka 7. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo kuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Izo kuri nta kindi ni B, imyaka 12. Iyo harimo indi myanya, nubwo haba hatarimo indi myanya, birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka 12 kuzamura. Ababyeyi ba hano Kigali njya mbona babyubahiriza, yabagikwanya abana bajyanye ku ishuri ari batoya b'incuke, ukabona yabashyize mu myanya y'inyuma. Kubera iki? Kubera ko batujuje imyaka 12 kuzamura. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Utari wahisemo, ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo icyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere gifite amabara akurikira. Kiba gifite amabara asate: A, ubuso ni umweru. B, ikirango ni umutuku n'umukara. C, ikirango ni umweru n'umukara. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere kiba gifite amabara atatu, ariyo ubururu, umweru n'umutuku. Kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Bari kuvuga ngo wowe uratambuka mbere y'abari guturuka imbere yawe. Murakizi, murebe mbira byapa byo ku mihanda murahita mukibona. Kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umweru. Hano kuri A bavuze ku buso gusa, B bavuga ku birango gusa, C bavuga ku birango gusa, kandi bari batubwiye amabara y'icyapa yose. Uhita uvuga ubuso n'ibirango byose, ugahita uvuga amabara yose ari ku cyapa ukuntu gisa. Ndakeka ko waramusitamo D, ndizera ko waramusikaniye ku papuro. Utari wahisemo, ndiza ko n'icyapa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Urabona ko ibyapa ukunda kubibaza haba mu buryo bw'amagambo cyangwa mu buryo bw'amashusho. Ni ingenzi kureba iriya video. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo igihe umuyobozi w'ikinyabiziga agenda mu nzira y'icyerekezo kimwe akifuza gukata ibumoso yakora iki? Umuyobozi w'ikinyabiziga
uri gutwara ikinyabiziga mu nzira y'icyerekezo kimwe ukifuza gukata ibumoso, uba wakora iki? A. Gutwara yegera umurongo wo hagati mu muhanda yerekeza ibumoso. B. Gutwara yegera uruhande rw'iburyo bw'umuhanda. C. Gutwara yegera ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. D. Gutwarira hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Hano urabona igisoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, isoki kuri nta kindi ni C. Gutwara yegera ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. Inzira y'icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo wamaze kwinjiramo ntabwo wabemererwa gukata ngo usubire inyuma, ariko nawe mu gihe uri kugendamo nta kinyabiziga na kimwe muzigera muhura kiri kuza kigusanga kuko habagendwamo mu cyerekezo kimwe. None kuri A bavuze ngo gutwara yegera umurongo wo hagati mu muhanda yerekeza ibumoso, kandi mu muhanda w'icyerekezo kimwe nta murongo wo hagati mu muhanda ubamo, kubera ko n'ubundi nyine iriya mirongo yo hagati bayishyiramo kugira ngo itandukanye ibyerekezo bibiri, icy'iburyo n'icy'ibumoso. Rero mu nzira y'icyerekezo kimwe kubera ko n'ubundi bigendwamo mu cyerekezo kimwe, uriya murongo wo hagati ntawo urimo. Urabona ko A bakujijishije. B. Gutwara yegera uruhande rw'iburyo bw'umuhanda. Watwara wegera uruhande rw'iburyo bw'umuhanda kandi uri kujya ibumoso? Oya. C. Gutwara yegera ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. Yego, ni ugutwara wegera ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. Noneho D. Gutwarira hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Twabonye ko umuhanda w'icyerekezo kimwe utagira uriya murongo wo hagati ugabanya umuhanda mo kabiri. Ndakeka ko waramutamo C. Ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Iyo ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda, hari uburyo bwinshi bwo kukwigisha turi kumwe cyangwa se mu buryo bwa online, byose biba byakunda. Ukeneye kwiga mudasobwa yo kugufasha gutegura ikizamini cyangwa se yo kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi, turakwigisha mu gihe gito ukaba uyizi. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tuze tukwigishe aho waba urose mu mujyi wa Kigali. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara bicishemo umurongo utukura ubereretse. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A. Birabujijwe ku binyabiziga bitwara abakozi ba leta. B. Birabujijwe guhagarara umwanya munini. C. Birabujijwe ku binyabiziga by'abikorera ku giti cyabo. D. Parikingi. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Isoki kuri nta kindi ni B. Birabujijwe guhagarara umwanya munini. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Akenshi ahantu kiri uzabona abamotari cyangwa imodoka zihahagaze, ariko ziba zibujijwe guhagarara umwanya munini, uba wemerewe guhagarara akanya gato. Ndakeka ko waramutamo B. Birabujijwe guhagarara umwanya munini. Ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Turabahisemo, ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo icyapa kimenyesha kugenda mu muhanda ubisikanirwamo gifite, kiba giteye ku buhe buryo? A. Ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. B. Ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. C. Ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. D. Ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Isoki kuri nta kindi ni B. Ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Kino cyapa kivuga ngo kugenda mu muhanda ubisikanirwamo, akenshi bagishyiraho iyo uvuye mu nzira y'icyerekezo kimwe. Noneho waba ugiye kwinjira mu muhanda ubisikanirwamo bakagishyiraho, kubera ko amategeko yo mu muhanda w'icyerekezo kimwe atandukanye n'amategeko yo mu muhanda ubisikanirwamo. Mu muhanda ubisikanirwamo hari ibinyabiziga bituruka imbere yawe biza bigusanga, bituruka imbere yawe mu kindi cyerekezo, ariko mu muhanda w'icyerekezo kimwe nta kinyabiziga mwigira muhora kiza kigusanga. Rero bagashyiraho kino cyapa kenshi iyo uvuye mu iyo nzira y'icyerekezo kimwe, kugira ngo bakumenyeshe ko wageze mu muhanda ubisikanirwamo. Rero kiba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, birangwa no kuba bifite ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera
n'ikirango cy'umukara. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo umuyobozi usunika ipikipiki agomba gufatwa nka. Bikunda kubaho ukabona umuyobozi w'ikinyabiziga cyamupfiriyeho ari kugisunika. Ese aba agomba gufatwa nk'iki? Tegereze neza iyi shusho baduhaye. A, umunyamaguru. B, umuyobozi w'ikinyabiziga. C, umugenzi. D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, umunyamaguru na B, umuyobozi w'ikinyabiziga bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. We hano urabona isoki kuri cyanya cyanditse mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo kuri nta kindi ni B, umuyobozi w'ikinyabiziga. Nubwo ikinyabiziga cye cyamupfiriyeho akaba ari kugisunika, uba ugomba kumukomeza ukamufata nk'umuyobozi w'ikinyabiziga. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Tarabahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urayita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara akurikira. Bigomba kugira aya matara: A, amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze. B, utugarurumuri 2. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze, na B, utugarurumuri 2 bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, aho byo bibashatse kuvuga ngo A ikaba atari isoki kuri, B ikaba atari isoki kuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo kuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Wari wahisemo A iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C uvuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo. Ndakeka ko waramusamo C, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa ahakurikira. Ibyapa bibuza bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. N'ibitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, bikurikizwa gusa ahakurikira. Hehe? A, mu masangano. B, mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. C, ibyo byapa bishyirwaho hakurikijwe intera bitandukanya. D, B na C ni ibisubizo by'ukuri. B, mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho, na C, ibyo byapa bishyirwaho hakurikijwe intera bitandukanya, bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. We hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari isoki kuri nta kindi ni B, mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Ni ukuvuga ngo bino byapa bibuza n'ibitegeka utari wakigeraho, utari wagihitaho, ntabwo ukurikiza ibyo kiri kukubuza cyangwa kiri kugutegeka. Ariko ukimara kugihitaho kuva aho gishinze, uhita utangira gukurikiza ibyo kiri kukubuza cyangwa kiri kugutegeka no ku nkomane ikurikiyeho mu ruhande rw'inzira bishinzeho. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Bikaba bitandukanye n'ibyapa biburira. Ibyapa biburira byo urakibona hakiri kare ukagihitaho, ukaza kugera aho hantu bari kukuburira icyo kintu nyuma ugiye urugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200. Bino byapa byo bibuza n'ibitegeka, ukimara kugihitaho tutangira gukurikiza ibyo kiri kukubuza cyangwa se ibyo kiri kugutegeka. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, komeza imbere gusa. B, aho kunyuranaho imbere. C, aho guhagarara umwanya munini. D, inzira y'icyerekezo kimwe. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo,
ndizera ko iso cyanya cyo maze kucyandika ku papuro handitse cy'ukuri nta kindi ni A, komeza imbere gusa. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka, bari kuvuga ngo icyerekezo gitegetswe ni ugukomeza imbere gusa, nta mahitamo ufite yo kujya iburyo, nta mahitamo ufite yo kujya ibumoso, icyerekezo gitegetswe ni ugukomeza imbere gusa. Bajya bakunda kubikoresha mu gihe mukunda kubibona nk'iyo hari imipira yabaye muri stade Amahoro, bikaba ngombwa ko bafunga imihanda runaka, bakavuga rero icyerekezo gitegetswe, uyu muhanda wari ufunze wenda ujya mu ruhande rw'iburyo, icyerekezo gitegetswe komeza imbere gusa cyangwa se kata ibumoso gusa. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Ibyapa byose bitegeka bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ndakeka ko waramusamo A, ndizera ko waramusikanira ku papuro, tarahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi, ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko maze kureba ibi bikurikira: ugeze ahantu usanze umuhanda urafunganye unyuranyeho wateza inkomyi, uba ushobora kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru ariko umaze kureba kimwe muri ibi. Umaze kureba iki? A, umuvuduko w'abanyamaguru, ese abanyamaguru bari kwirukanka cyangwa bari kugenda gahoro? B, bugari bw'umuhanda, ese umuhanda ni mugari cyangwa urafunganye? C, umubare w'abanyamaguru, ese hari abanyamaguru 5 cyangwa hari abanyamaguru 10? D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? No kubera ko icyo wareberaho cyose nta gihe biba byemeye kuri umuyobozi w'ikinyabiziga utwarira ikinyabiziga cyawe mu nzira z'impande z'abanyamaguru. Icyo wareberaho cyose ntabwo biba byemeye gutwarira ikinyabiziga cyawe mu nzira ziri iruhande z'abanyamaguru. Uratwariramo ikinyabiziga cyawe bo bacehe? Ni ikibazo, ntabwo biba byemewe rero. Ndakeka ko waramusamo D, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa ku binyabiziga bifite uburebure ntarengwa bukurikira: ubuhe burebure? A, burenga toni 1, B, burenga toni 2, C, burenga toni 24, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Dusomye neza kino kibazo, bavuze ngo icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa ku binyabiziga bifite uburebure ntarengwa bukurikira. Baduhaye uburebure, tugiye kubona kuri A tubona badubwiye ngo burenga toni 10, kandi toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe iba ingana n'ibiro 1000. Toni ni urugero rw'uburemere, none batubwiye mu kibazo ibinyabiziga bifite uburebure ntarengwa bukurikira. Batubwira uburebure mu kibazo, batwihera mu ngero z'uburemere. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko umenye impamvu duhisemo ku gisubizo cy'ukuri ari D. Ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira iki? A, umuyobozi, B, umuherekeza, C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, umuyobozi cyangwa umuherekeza, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A, umuyobozi. Ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda biba bigomba kuba bifite umuyobozi. Niba ari imodoka ni umushoferi, niba ari ipikipiki ni umumotari. Ntabwo hari kuvuga abayobozi mu nzego runaka, ahubwo ni umuyobozi w'ikinyabiziga. Ndakeka ko waramusitamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 20 ni nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizamini cy'umunsi, kirabaza ngo ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa bande?
A abanyamaguru, B ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. C A na B ni ibisubizo by'ukuri, abanyamaguru n'ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa abanyamaguru n'ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. Wari wahisemo A iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha, wari wahisemo B iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha, ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo. Ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda mbashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Umuntu wese wakanze subscribe agera ahita abibonera ku gihe, ko ni ibyatuma ajya mu kizamini agakora rimwe agahita atsinda. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, utubwire n'ubwoko bwa kode ushaka. Ese ushaka kode yo ku ruhushya rwa burundu aribyo mwita kategori? Kode zirahari, ukwezi kwa kabiri, ukwezi kwa gatatu birafunguye. Ukeneye kode yo ku ruhushya rw'agateganyo nabwo tubigufashamo, aribyo mwita ngo ni provisoire. Aho waba rwose mu gihugu tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda mu buryo bwa online ukoresheje telefoni, aho ni ku bantu bari kure cyangwa ukaba uri hafi ariko ufite nk'akazi katagukunda uze twigane mu ishuri, turakwigisha kandi iyo ugezweho ukozora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kwiga mu ishuri nabwo byashoboka uri mu mujyi wa Kigali. Ukeneye kwiga mudasobwa yo kugufasha gutegura ikizamini cya provisoire neza, cyangwa se mudasobwa yo kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubibafashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza, abari hafi gukora amahirwe masa.